inshuti bakunze umutarative reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana. Kuri mikoro ni Leonard, iyi ni umutarative. Rero nagira ngo twongere tuganire ku bigendanye na Pan Network, cyane cyane kuri account za Pan Network nk'uko dusanzwe tubiganiraho, ariko twirebera ibigendanye n'itangazo rishyashya riri muri dashboard. Itangazo rishyashya riri muri dashboard, amakuru rishaka kutubwira y'ingenzi kugira ngo tuyamenye kandi dusobanukirwe icyo aya makuru ashaka kutubwira. Urebye ahangaha hejuru baratubwira ngo grace period update, ni ukuvuga ngo ni ivugurura ry'igihe cy'ubuntu. Igihe cy'ubuntu bari baduhaye amezi atandatu. Amezi atandatu bayashyira mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyavaga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi kigasoza ku itariki 30 z'ukwezi kwa cyenda, hanyuma birangiye nacyo bagikorera update bongeraho amezi abiri bava mu kwa cyenda bageza mu kwa 11 ku itariki 30. Hanyuma iyo akaba ari icyiciro cya mbere cya grace period cyabaga kigendanye cyangwa se bavugaga ko kigomba kuba kigendanye no kuba abantu bose barasoje KYC. Abantu bose barasoje KYC ku itariki 31 z'ukwezi kwa 11. Hanyuma nyuma y'uko abantu basoza KYC, icyiciro cya kabiri cya grace period cyari kuba ari icyiciro cy'uko umuntu agomba kuba yarasoje mainnet checklist, cyane cyane step ya 6. Hanyuma icyo gihe rero nacyo ni ntarengwa nyine nk'uko tuza kubona muri iri tangazo cyo kuri 31 z'ukwa 12. Icyo ni igihe ntarengwa cyo grace period, ibyiciro byose uko ari bibiri, icyiciro cy'amezi atandatu ariko kigizwe n'ibice bibiri. Ibyo bice rero bibiri basa naho byose babihinduye igice kimwe grace period ku bigendanye na KYC n'ibigendanye na mainnet checklist. Kuzuza zile step byose bigomba kuba byarangiye ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Reka rero nk'uko dusanzwe dukunze gukurikirana amakuru yose ya Pan Network, ariko turebeye ku dashboard wenda nk'uku nguku, aya makuru yo kuri dashboard tugiye kureba akaba arimo kutubwira ngo iki. Bari kutwereka ko deadline noneho ikomeza ikageza muri December kuri 31 mu kwezi kwa 12 kuri 31. Rero reka twirebere wenda aya makuru yanditse muri aka gace gaherereye ahangaha. Turebe aya makuru yanditse muri aka gace gaherereye ahangaha, hanyuma tuyashyire mu rurimi rwacu kugira ngo yose tumenye icyo ashaka kutubwira. Reka tuyafate hanyuma duhite tuyagenza kwa kundi murabizi uko dusanzwe tubigenza, hanyuma tukayashyira mu rurimi rwacu kugira ngo tumenye icyo barimo kutubwira. Icyo barimo kutubwira turahita tujya muri ya application dukunze kwifashisha idufasha gusobanura mu kinyarwanda, bayita Google Translator. Turahita ko tubigenza gute? Turahita pastinga ya magambo kuko twayakopiye, nitumara kuyapastinga gutya hejuru haraza the first grace period deadline to submit the KYC application is now extended to December, making it the same as the second deadline to migrate. The final grace period deadline has not changed and is still December. Hanyuma twirebere ikinyarwanda nicyo cyari kituzanye ahangaha, ibyongereza tube tubishyize ku ruhande, twirebere ikinyarwanda uko barimo kutubwira. Mu kinyarwanda rero baratubwira ngo igihe ntarengwa cya mbere cya grace
cya Grace cyo gutanga ibyifuzo bya KYC ubu cyongerewe kugeza ku ya 31 Ukuboza 2024. Ubwo ni ukuvuga ni ukugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Bituma kiba kimwe n'igihe ntarengwa cya kabiri cyo kwimuka. Igihe ntarengwa cya grace period nticyahindutse kandi kiracyari ku ya 31 Ukuboza 2024. Ubu bwiyongere butuma abapaniya bose bafite amahirwe menshi yo kurinda payi yabo mu gihe bakomeza igihe rusange cy'amezi 6 y'igihe cya Grace kidahindutse. Tanga porogaramu yawe ya KYC hanyuma wuzuze urutonde rwa mainnet. Ni ukuvuga ngo iki gihe cyose dusigaje, iyi minsi dusigaje igeze muri 33 uhereye uyu munsi dukoreyeho iyi video ku itariki 28 kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. barasaba ko ibigendanye na gutanga imyirondoro yo muri za KYC, gukora KYC neza nk'uko ugomba kuyikora bigomba kuba byasoje, noneho no gukora urutonde rwa mainnet checklist ndetse no gukora step ya 6 by'umwihariko kugira ngo ugaragaze wallet address bazagushyiriraho payi zawe igihe hazaba habayeho migration. Uvuga ngo iki gihe cyo ku itariki 31 baravuga ko umuntu wese uzaba yarakoze KYC azaba yaranabonye migration. Ni ukuvuga ngo payi ze zizaba zarageze muri wallet. Abarokinze 100% nta kintu bazaba bafite kuri available balance. Abarokinze 90% mu myaka 3 bazaba bafiteho 10%, abarokinze 50% bazaba bafiteho 1/2, bazaba bafite 50% muri iki gihe cyo ku itariki 31 ubwo grace period izaba irangiye. Abamaze gukora KYC bose bazaba barabonye payi zabo zarageze muri wallet zabo, hanyuma bamenye uko babimanaginga. Rero nagira ngo twibukiranye iby'umushinga. Uyu mushinga wa Pi Network ni umushinga utoroshye, ni umushinga mugari, ni umushinga ukomeye, ntabwo abantu bawutekereza nk'uko uri. Ni umushinga w'isi yose, ni umushinga uremereye mu buryo butangaje. Biranashoboka ko muri uyu mwaka wa 2024 open mainnet ishobora kutaba. Ukurikije uburemere bw'uyu mushinga n'uburyo wubakwa n'uburyo isi ishaka kuwubaka n'uburyo uzakemura ibibazo bigiye bitandukanye mu isi, ntuhamye ko 31 z'ukwa 12 bidashobora kurenga. Bishobora kurenga bigafata n'undi mwaka no mu yandi mezi no mu yandi matariki. Iyi open mainnet itabaye, nta birenze kuba open mainnet yaba itabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Hari impamvu nyinshi zatuma iyi open mainnet abantu bifuza ishobora kutaba. Iyi launch ya Pi Network ishobora kutaba hanyuma ikazaba mu bindi bihe bizaza. Ariko uko byagenda kose, ifungurwa cyangwa se ishyirwa ku mugaragaro rya Pi Network rizaba mu gihe runaka, wenda buri muntu wese atazi cyangwa se adatekereza, ariko bizakunda. Baratubwira ngo hari ibintu bishobora gukoma mu nkokora iyi launch ya Pi Network, harimo intambara cyangwa se harimo ibyorezo. Intambara zikorwa n'abantu kandi n'ibyorezo nabyo bikorwa n'abandi. Ntabwo rero wavuga yuko ibi byose bidashobora kubaho ngo bibe inzitizi cyangwa se inkomyi yo kuba open mainnet itaba. Niba ibihumbi 15 bya KYC byaruzuye, kuzura ko byaruzuye uko byagenda kose,
hanyuma n'ibihumbi 10 by'ababonye migration bikaba byaruzuye, wallet zakiriye payi zikaba zaruzuye. Byonyine ntago bihagije kuba nta cyorezo kibonetse mu isi yose muri rusange, no kuba nta ntambara ibonetse ishobora gutuma ibingibi bya Pi Network bironshingwa. Byose nabyo ni ibintu ugomba gutekereza, kandi hari impamvu nyinshi zatuma Open Mainnet itaba muri uyu mwaka, ariko hari n'impamvu zatuma iba. Byose biri mu biganza by'ababikoze, byose biri mu biganza by'abakoze umushinga wa Pi Network. Reka rero mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, kora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, utanga igitekerezo uko ubyumva cyangwa se uko ubitekereza. Biremewe, buri muntu wese agomba kuvuga ibigendanye n'ibitekerezo bye, kandi nta muntu n'umwe wabinengerwa cyangwa se ngo abihanirwe iyo ari ibitekerezo bishobora kubaka. Gusa ari ibitekerezo bitubaka ntabwo biba bikenewe muri sosiyete. Reka mbashimire mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.